Welcome bakunzi ba Apostle TV. Ladies and gentlemen, how are you doing today? That is a party, by the way. As you know. What happened today? That's a surprise. You see how I am sitting here, Ndi kumwe n'abantu bakomeye cyane kabisa, abantu bakomeye cyane gusa ntabwo mbabwira bari bo kuko ni surprise kandi I am Papa Surprise. Party time. Uyu munsi rero icyo ndi babwire nagasha barewe. Nagasha ndi kumwe n'abantu bambaye neza cyane, inkumi nziza cyane. Ewana ndahindukira ku ruhande nkabona abasore bishongore n'ibikaka bituza nk'ibya Abraham bameze neza cyane, abandi ndabona bambaye ewana barikwije. By the way, aba bantu bikwije imbere n'inyuma, nimvuga imbere n'inyuma bafite Kristo ndetse n'inyuma barasa neza cyane, bagira ubuntu na Kristo. Ndabona abantu benshi bambaye inkweto z'umweru, ndatunguwe cyane. Abandi bambara inkweto z'umukara, bambaye neza cyane, ntabwo ari abantu basanzwe gusa ntabwo mbavuga kuko mbavuze kandi bari bwivuga, ntabwo bibaho mu muco ndetse barivuga. Rero ndabatunguye cyane nkuko musanzwe mubizi muri Surprise. Uyu munsi ndabatunguye ngeza hano barimo bakorera party. Mvuge party cyangwa mvuge imyitozo, ariko si imyitozo kuko nta muntu witoza muri Kristo asanzwe azi Kristo, by the way. Ntabwo abyitoza kuko Kristo murimo. So nsanze rero barimo bahimbaza, numva ndatwawe cyane. Icyakoza ikintu nkoze nteye harurira, ariko nubwita bagezeho mwihangane muraza kuyumva nyuma. Ewana nsanze nyine bameze neza cyane, ngira amatsiko yo kubaganiriza, ngira ngo wenda kubaganiriza kwabo muraza kubibona nyuma nituganira, ariko ndashaka kumva icyo badufitiye umunsi. Muraho neza, murakomeye? Ndabona mukeye cyane. Ewana murakeye? Ndabona harimo ba Mr na ba Miss kabisa. Ubanza Yesu yababanye uburyohe. Yes. Bakunzi ba Apostle TV rero reka mbareke mukanya mbahereze umwanya babantu kugira ngo nyine babanze bacisheho akantu. Party time, ladies and gentlemen. Yes, party time today. You know what we're gonna do? Are you ready today? Yeah, click subscribe and share, comment. Noneho turebe niba tuzajya bigenda neza kugira ngo bizanzwe. Yes, let me see what's gonna be happening and then yes, salute to you all. Yes, reka mbamaretse gato kugira ngo turebe ibyo badufitiye uyu munsi. Rero reka mbabwira Apostle TV ni televiziyo dukurikirwa n'abantu batandukanye, cyane bari muri Leta Zunze za Amerika, ariko nimwumva nkoresha ikinyarwanda. Hari benshi bumva ikinyarwanda uzije ko tujya tumixing ukono tukavanga bikaba imvange nk'agatogo, ariko bisanzwe. Ewana ndizera ko mwebwe ibyo mufite namwe ari ibintu bidasanzwe. Si surprise isa. Ese umukubite show hari hasigaye udakizwa. Reka niba uri umunyabyaha ukabutori bukizwa uyu munsi, turakohereza umugabo wawo ndusumba abandi bose aze atumukizwa. Urajya muri Yorodani uyu munsi. Yes, reka rero mbahe umwanya, reka no kuvuga byinshi cyane, dore ko kuvuga ari ugutaruka burya. Reka nze mbake ndabakiye kuri Apostle TV. Karibu sana. Hariya niko bavuga karibu. Karibu sana. Ariko nimbivuga nabi nimugira ngo nzi Igiswahili niyo ibyo byo kuvanga nkavanga nyine nka nanjye nkabavangira ibintu bikaba gatogo. Yes, bavuga ngo ni karibu sana. Asante sana. Niko basubiza? Asante sana. Nta kindi gikurikira bakurikiraho merci cyane, merci bya bindi Igiswahili cha merci kiba. Yes, nari mvanzemo n'agafaransa, ariko mwihangane niba mutakumvishije nako gusa naho karangirira. Yes, murakaza neza rero, ikaze na karibu. Tuvuge kuri uwera, tuvuge kukiza, tuvuge kubohora, tuvuge kubatura, tuvuge umurimo wakoze wo kuduhuza n'Imana, tuvuge kwacungura Imana abantu, tuvuge ko tugize umwe na Kristo, tuvuge ko tugize umwe mu bwami bw'Imana, ukatugira n'abaragwa kugira ngo tuzaraga mu bwami bw'ijuru n'Imana. Yesu, ushimwe kubw'ubuntu bwawe, ushimwe kubw'urukundo bwawe. Urakoze Mwami, urakoze Mwami. Hallelujah. Urakoze Mwami.
Hallelujah, icyubahiro n'ubwiza bya Yesu. Oh, hallelujah, icyubahiro n'ubwiza bya Yesu. Hey, izina ryawe ryashyizwe hejuru y'ayandi mazina yose, y'ayandi mazina yose, kuko wacunguye mwami, kubw'icyo wakoze, kuko wangejeje. Hallelujah, acyubahiro n'ubwiza byawe Yesu.
Jesus. And yes, you are holy. Your nature. Uruwera. Your nature is precious and it flows. Thank you, Lord, because you are holy. We have a confidence in you because you are the changing God. Your glory, your praise. Yes, you are. Seated
bwo mu buturo